ntago Imana izigera igira umuhate wo kukomora kuko zaba wakomerekejwe n'ibyo wimitse wowe. Banza urebe neza nimba utari kwimura Imana ngo nurangiza wimika ibindi bintu cyangwa wimika abantu. Numara kwimika ibindi bintu, ibyo ni cya kigirwamana nakubwiye, kuko abantu muri iyi minsi bari gufata Imana bakayimura, barangiza bakimika ibyabo bidafite umumaro. Imana iraje, ntago ntinya kubabwira ko Imana ije, kandi Imana ije izanye ifuhe. Imana ifite umubabaro, Imana ifite agahinda kuburyo umurimo w'Imana, abantu benshi bari gufata umurimo w'Imana bakawugira mbese nk'umurimo bahingamo. Ntago ari sawa. Nimushaka Uwiteka byishoboka, mushaka Imana mugifite uburyo, mushaka Imana mbese inzira ari nyabagendwa, kuko hari igihe kigiye kugera. Ndagira ngo mbabwize ukuri, igihe kigiye kuza buri muntu wese agiye kujya ashaka uburyo asenga biburi. Kandi igihe Imana njya nkunda kubwira abantu ngo umwenda warahera watabutsemo kabiri, kugira ngo buri muntu wese yigererayo. Ndagira ngo nkubwire ngo ntago igihe cy'abahanuzi kigiye kuzarangira, ubundi nibirangira buri muntu wese yisengere ku giti cye. Imana y'amahoro itugirire neza. Mureke ibintu by'umurengwe, nibyo kintu ngenje kubabwira. Mureke umurengwe, mureke kujya ngo mudamarare. Hari benshi bari kuvuga ngo se ngo nambe n'abandi barabibonye. Nawe mu byo ufite uri kubiryamo nabi, ukabiryamo umurengwe, ukarengwa, ukayoberwa no gusenga. Senga Imana bigishoboka, usenga Imana bigifite uburyo. Ndagira ngo mbabwire bavuga butumwa, bahanuzi, bashumba, ntago ninya kubabwira. Abo bashumba bari kugenda babivangavanga, numvise none ngo buri kujya kugura impano, ariko izo mpano ndagira mbabwire ngo igihe cyazo kirarangiye. Hagiye kuza igihe kugira ngo Imana ize yizire ku mugaragaro izo mpano, ayo mafaranga muri kujya kugurisha izo kugura izo mpano. Igihe kirarangiye. Nubwo bamwe mwambona mukavuga amagambo mushaka, ariko ninje kubabwiza ukuri, igihe cy'Imana z'ingurano kirarangiye. Hasigaye igihe cy'Imana z'Imana, igihe cy'Imana z'ingurano. Icyo gihe nicyo nje kubabwira uyu munsi wa none. Iyi tariki muyandike, amazina yanjye nitwa Nita, ntago ninya kubibabwira nkuko ndi kubibasobanurira. Ndagira ngo mbabwire ngo ndi umuntu Imana yahamagaye mu gihe gikwiye. Ntundebe ngo ndebere mu isura yanjye, kuko igihe cyanjye ni iki cyo kugira ngo mvuge Imana, gukomera kw'Imana. Nimushyire agapira hasi, mureke kugenda murisha izo mpano. Mu minsi yatambutse niho twarimo tuvuga ku mana z'akanyenyeri, ku bakozi b'Imana b'akanyenyeri. Abo bantu baragwiriye muri iyi minsi, ariko ndagira ngo mbabwire ako kanyenyeri kagiye gupfa. Iki kintu gitumye Imana mutumye irakara cyane, mugatuma mutukisha izina ry'Imana. Mwavuze gukomera kw'Imana, mwavuze iby'Imana yakoze, uko biri nuko bingana. Ubundi Imana ikaza kubana namwe. Kuki muri guhanura kubera ko kamera iri imbere yanyu, mukahanura kubera ko babafasha amajwi? Ni gute mutari guhanura yaba mu mwijima ngo muvuge gukomera kw'Imana, mugahanura ari uko umuriro ugarutse? Nge narabibonye ngira agahinda, ndirira Imana cyane, mbwira Imana ngo Mana, kuki agasuzuguro kamaze kuba kenshi mu murimo wawe? Wamanutse ukaza kwikorera nk'Imana. Narababaye cyane kuki abantu muri iyi minsi muri gufata mugafata ibintu by'Imana mukaba ari byo mugira amagaburo yanyu ya saa sita n'aya nimugoroba, mukaba ari byo murisha. Mbese ibintu by'Imana nibyo muri kurishisha, nibyo biri kubishyurira ubukode. Ndagira mbabwire ngo mushyire agapira hasi. Yes, dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese. Weho mukunzi wacu aho uherereye hose, dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi ufite, ariko nanone dufashe umwanya twinginga Imana Data twese kugira ngo uhure n'ukuboko kwiza kwayo, iguhindurira amateka, ubuzima bwawe burusheho kugenda bumererwa neza. Ngewe nitwa Ngoboka Miriam Theo. Weho ntago nzi uko witwa, ariko ubishatse nabimenya unyuze muri comment. Ni muri wa mwanya w'ikiganiro aho tuba twabatumiriye abatumirwa batandukanye, abatugeze ijambo ry'Imana, ubuhamya, ubuhanuzi bw'Imana ivugana natwe. Ni muri urwo rwego kuri kamera muri kuhabona umutumirwa, arasa neza, afite ubwiza bw'Imana. Reka tumusabe atangire yibwira abadukurikiye. Ndabashuhuje. Nanjye amazina nitwa Mutimana Nita. Iki gitondo nanjye ndanezerewe kuba mbonetse.
imana y'amahoro yabishimye kandi yabyemeye. Ane, uri mu mahoro cyangwa uri mu mavuta? Mu mavuta ntago n'amahoro byose. Ubwo uri mu mavuta rero reka dutangire uturagiza Imana. Yego. Reka dusenga Imana, tunashima Imana ko tubyutse duhumeka umwuka w'abazima. Iki gitondo hari benshi babyutse biranga, barambuye amaboko biranga, babumbuye akanwa biranga, ariko twe tubyutse dushima Imana ko tubyutse turi bazima. Imana ishimwe. Tugiye gushima Imana tuzamura ibendera ryo kunesha. Mana data wa twese, Imana igira neza, Imana y'urukundo, Imana y'inyembaraga, Imana rubasha, Imana mwuka wera, twongeye kugushima tunezerewe. Nyiringabo Imana, natwe tuzamutse muri wa muririmbyi uvuga ngo nejejwe n'Imana mu mutima. Natwe turanezerewe, nuhabwe icyubahiro, nushyirwe hejuru. Tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko warinze Nyiringabo Imana data wa twese, Nyiringabo, ababyeyi, abagabo, abasore, abakobwa, ubana nabo bagirira neza, natwe uraturinda. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho nyemera muri aka kanya Nyiringabo Imana kubw'ijambo ryawe tugiye gutambutsa, nyemera rikomeza imitima y'abantu, aho kugira ngo rikure imitima abantu, ahubwo rikomeze imitima yabo, ritange ihumure mu mitima yabo. Kandi Nyiringabo Imana, buri muntu wese uri buryumve rigira aho rimuvana agiye naho rimushyitsa. Urakoze, uri data wa twese mwiza, ibyo ushaka n'ibyo ushima ukore kwibasha mu izina rya Yesu, amen. Anita atubwiye ko ari umukozi w'Imana ndetse aranadusengeye. Imana iguha umugisha kubera yuko udusengeye. Hanyuma abantu badukurikiye turagira ngo bamenye Anita neza. Ndavuga ku bakubonye bwa mbere kuko kuri aya masheni yacu ntabwo ari ubwa mbere bakubonye, ariko harimo abakubonye bwa mbere kuko hari n'abatunze smartphone uyu munsi. Rero byaba byiza ubibwiye Anita ni muntu ki, ni umukobwa, ni umubyeyi, mbese. Okay, aho ntabwo njya mpatinda cyane iyo kuvuga ngo ndi umukobwa ndi umubyeyi, ntabwo njya nkunda kuhatinda cyane. Gusa Anita ni umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa, abatanzi, ndi umuntu Imana ihamagaye mu gihe gikomeye cyane, ndetse ndi umuntu Imana ihamagaye mu bintu bikomeye ariko bidateye ubwoba. Ndi mu bantu bari kuvuga Yesu ko ari, ntabwo ndi kumuca ku ruhande. Hari abantu bari kubivanga muri iyi minsi, ntabwo ndi muri abo ngabo. Ndi kuvuga uyu mugabo uko ari, nuko namubonye, nuko twakubitanye. Ni ukuri kandi Yesu yabinshyizemo, ndabivuga pe. Imana ibahe umugisha. Nari nzi ko abantu babivanga ari njyewe njyenyine ubazi. Ntago nari nzi yuko nawe wababonye, ntago nari nzi yuko ubazi, ariko ubwo ubazi tugiye kubaganiraho ahangaha aho twicaye mu Isano Garden, aho turi gukorera iki kiganiro. Mbese muri make ntago nari nzi yuko nawe ababivanga wababonye. Narababonye. Narababonye ngenda nkubitana nabo, ndetse kenshi Imana ikansura ikanabinyereka, ariko turi gucyaha ibyo bintu kugira ngo umurimo w'Imana, ijambo ryaratubwiye ngo umurimo ni mugari, ngo kandi n'abakozi ku murimo ni benshi, ngo ndetse ngo ibisarurwa birahari, kandi Imana igeze igihe cyo kuza gusarura. Turagira ngo turi mu minsi yo gusenga Imana kugira ngo Imana ize gusarura abantu beze neza. Ntabwo dushaka ko Imana isarura abantu bari kugenda mbese bari kugenda basarura babica hejuru. Turi gushaka ko Imana iza gusarura abantu beze neza. Imana y'amahoro rero muri iyi minsi ifite agahinda n'umubabaro. Ati ukuntu ifite agahinda ni gute? Abantu bari gufata umurimo w'Imana bakawufatanya n'ibigirwamana. Ibyo nibyo tutari gushaka muri iyi minsi. Turi gushaka ko Imana izikarobanura intama mu ihene. Icyo nicyo kintu nje kubabwira. Ni ukuri birababaje, biteye agahinda. Imana aho igeze yihanangiriza abantu ngo bave mu byo barimo bakurikira inzira y'ukuri, ariko abantu ntago bari kubyumva. Ntago biri mu bantu bari hanze gusa, ko no mu nzu y'Imana bimaze gucengeramo.
ibyo rero nje kubabwira ngo Imana ije gusarura kandi igihe kirageze kuko Imana irarambiwe iranarakaye igihe yahereye ibabwira mwarangiza tukavuniramo ibiti mu matwi Imana igeze igihe cyo kwiyiziranya kuri bamye bababwira ngo Yesu azaza bamwe ngo nubundi twavutse bavuga ngo Yesu azaza kandi ni ukuri sinzi nimba abari maso ntabwo bamenya ko Yesu yaje cyangwa se ari kuza ariko abari maso bari mu mwuka bari kumenya ko Yesu ari kuza icyo nicyo kintu turi buganireho rero bivuze yuko Imana ije kurobanura intama mu ihene ikintu kimbabaza rero muri kino gihe ihene nizo nyinshi kurusha intama yego ibyo rero nibyo bitebukije Imana cyane ubwo intama zimaze kuba nkeya kandi ihene ari nyinshi icyo nicyo kintu Imana igiye gutuma Imana ihaguruka vuba na bwango kugira ngo Imana yongere kuko nasomye ijambo riramubwira ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali kugira ngo Imana yongereza n'izindi ntama zijye mu mukumbi wayo ahubwo yigize ihene kuko ka mugani ihene zimaze kuba nyinshi ari mu bavuga butumwa ihene zabaye nyinshi ari mu bahanuzi ihene zabaye nyinshi ari mu bapasiteri ihene zabaye nyinshi aho ngayo iyo mpageze rero ndahatinda kubera ko impamvu ndi kubabwira ngo mu bashumba ihene zabaye nyinshi ntabwo umushumba ari gutinya kujya kuryamana n'umugore w'abandi yarengiza akaza ngo kuvuga iby'Imana yamutumye ese koko n'Imana iba yamutumye turashaka kureba ko kantu nimba atari ikigirwamana cyamutumye turashaka kumenya nimba ari Imana yamutumye koko turashaka kureba itandukano ry'umuntu watumwe n'Imana n'umuntu watumwe n'ikigirwamana ibyo nibyo turi burebeho ubundi tukaganiraho ni ukuri Imana izirobanura intama mu ihene tugikomeza iryo tandukano turagira ngo uritunyurireho kuko uravuze ngo turashaka kureba koko iryo tandukano yego okay iryo tandukaniro turabiganiraho simbizi nimba twatangiye gahunda kuko narifite ijambo ndibutangireho nsoma kugira ngo mpereho mbwiriza abantu ubutumwa bwiza ko mbibwira nababwiye ko ndumuvuga butumwa kandi ndumuvuga butumwa wahamagawe n'Imana ntago giye nihamagaye nta nubwo ndumuvuga butumwa gahararo nta nubwo nduwumwuga kuko uwumwuga ajya kuvuga ubutumwa ruko bamuhembye ariko giye ndumuvuga butumwa wumuhamagara niyo mpamvu rero nayifite ijambo hano mu bami ba kabiri ibice byawo 19 ndashaka ko turisoma umurongo wa 20 ndashaka ko dusoma tukageza kwa 25 ubundi nkaheraho mbwira abantu iby'Imana iri gushaka muri iyi minsi kuko abantu baziza umurengwe kuko na titire y'iri jambo tugiye gusoma iratubwira ngo Yesaya umuhanuzi Yesaya ahanurira ibizaba ku mwami wa Ashuri azize umurengwe umwami wa Ashuri yaridedembye cyane ageraho yumva ibintu bimaze mbese aradabagira bigeraho ibintu bimaze kumubana umurengwe abona ko noneho ibintu by'Imana abishyize ku ruhande aravuga ati reka nikurikirira iby'isi cyangwa se ngomeze niterera intambwe njya mu byanjye iby'Imana tubyihorera mbese agira umurengwe hari abantu muri iyi minsi reka kano kantu nkavuge hari abantu muri iyi minsi Imana iri gutabara reka mvuge ku butabazi bw'Imana abantu bari gutabarwa n'Imana Imana ibisubizo njya nkunda kubwira abantu ngo ibisubizo biragusha n'urugero umuntu Imana ikahitemo kubitetaje hariya igahitemo kubita n'imodoka tayari ntago yongera gusubira mu gushima Imana cyangwa se ngo asubire mu rusengero ahita yumva ko ivye byamaze gutungana hanyuma agahita yinjira muri business umurimo w'Imana akawuhagarika icyo gihe Imana nayo hari igihe imwohereza umuhanuzi akavuga ati ubwo yazize umurengwe reka nanjye mutumeho ibizamubaho nyuma y'umurengwe Imana ishimwe hanyuma ngo umuhanuzi Yesaya ajya ku mwami wa Ashuri amubwira ibigiye kuba kubera umurengwe kuko umwami wa Ashuri yamaze gusubizwa urabona yari afite igihugu ayoboye ariko amaze kubona icyo gihugu we agira umutima wo kutongera kugaruka ku Mana waragenda aradamarara abona ko mbese iby'isi bihagije ntiyongera gukurikira Imana niko rero n'abantu bo muri iyi minsi bameze niko abakristo bo muri iyi minsi bameze umukobwa Imana iramukubita urugo akagenda agahita damarara akavuga ngo ntiyajya gusenga ngo atabanje gutanga keya ngo atabanje gutegura umugabo kandi ntamenye ko uwo mugabo yamubonye
yarazengurutse ubutayu bwinshi. Ni ukuri ndagira mbabwire ngo umusore kuri iki gihe ari kumara gushaka cyangwa se umukobwa ntiyongere kugira umwete wo kuvuga ngo reka nsubire gushima Imana cyangwa se nsubire gusenga Imana. Abantu bigize busy. Hari umuhanzi njya nkunda biva muri uyu mugani waririmbye iyo ndirimbo ivuga ngo abantu bari busy ngo abasenga ni musenge, ariko ni ukuri nanjye maze kuzengurutsa amaso nsanga abantu bari busy. Muri iyi minsi turi gukurikira iby'isi kandi iby'isi bizashira, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, iyaba twabaye maso twamenye igihe umujura azazira tukaba amaso tukarinda ko inzu icukurwa. Inzu yacu igomba gucukurwa n'iki rero? Ni imitima yacu tugomba kurinda. Imana y'amahoro itugirire neza. Hanyuma abantu bave mu gahuge, abantu bibereye ahantu mu gahuge barahuze, bahugishijwe n'ibintu bitagira umumaro, kandi iyi si irashirana n'ibyayo byose. Iki nicyo kintu bagombye kumenya. Iyi si nimara gushirana n'ibyayo byose, ni ukuri n'abantu nabo barashirana n'ibyo bari bafite. Niyo mpamvu abantu uri gusanga bacagagurana, niyo mpamvu uri gusanga abantu barwana, bapfa amasambu, bapfa ubutunzi, ugasanga abantu bari kumarana, ugasanga abantu mbese bari kujyagagurana kubera ibintu, ntabwo bari kwita ku ijambo ry'Imana. Imana rero uyu munsi tugirire neza. Umuntu uri bunyumve ambabarire aze kwiherera, aze gusenga Imana, abwira Imana ngo ndashaka ko nanjye ungarura mu nzira nakagombye kuba ndimo. Imana ishimwe. Hanyuma iri jambo nicyo nshaka ko dusoma kugira ngo nze mbabwire neza umuntu uri guhamagarwa n'Imana n'umuntu uri guhamagarwa n'ibindi bintu. Mbese umuntu wimitswe n'Imana, hari ikiganiro nacishijeho se cyangwa ivugabutumwa nacishijeho, wenda abambonye inshuro nyinshi n'Imana cyangwa se umuntu wihamagaye. Abo nibo bantu turi bwigeho cyangwa se turi buganireho, tukamenya ngo nawe ubwawe ugahita wimenya mu ruhande rwawe, ukamenya ngo ese koko narahamagawe, cyangwa ibyo nkora bigaragariza buri muntu wese ko nahamagawe. Ese imigendere yanjye igaragaza buri muntu wese ko nahamagawe cyangwa narihamagaye ku giti cyanjye. Ibyo nibyo turi buganireho. Reka dusomire ijambo ku murongo waho 20. Nabwiye ngo ni mu Bami ba kabiri ibice byaho 19 umurongo waho wa 20. Haratubwira ngo hanyuma Yesaya mwene Mose atuma kuri Hezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo kuko wayisabye kukurengera kuri Senikarebu umwami wa Ashuri irabikwemereye. Iri ni ryo jambo Uwiteka yamuvuzeho ngo umukobwa w'inkumi w'Isiyoni arakuneguye, araguseka, agakushinyagurira. Umukobwa w'i Yerusalemu akujungurije umutwe. 22 ngo ninde watonganije ukamutuka. Hariho akabazo, uwo wakanitse ukamureba igitsure ninde? Hariho akabazo naho, n'uwera wa Isirayeli. 23 watukiye Uwiteka mu ntumwa zawe, uravuga uti nzamukanye igitero cyinshi cy'amagare yanjye n'intambara, ngeze mu mpinga z'imisozi, mu mirenge yo hagati ya Lebanoni, nzatema imyerezi yaho miremire n'imiberoshi yaho myiza cyane, kandi nzinjira mu ijuru ryaho ryo mu ishyamba hagati mu isambu yaho yera. 24 nafukuye amazi y'ayandi amahanga, nafukuye amazi y'ayandi mahanga ndayanywa, nzakamisha inzuzi zo muri Egiputa zose ibirenge byanjye. Ntimwumvise uko nabigenjeje kera, mbigambiriye mu gihe cyashize, none ndabishohoje kugira ngo urimbure imidugudu igoswe n'inkike
uyihindure ibirundo by'amatongo. Nicyo cyatumaga abaturage bayo bagira intege nke, bagakuka umutima, bagakorwa n'isoni, bakaraba nk'ubwatsi bwo ku gasozi, nk'ubwatsi bukimera, cyangwa ubwatsi bumera hejuru y'inzu, cyangwa nk'ingano zirumbye zikiri nto. Amen. Imana ishimwe. Aravuze ngo hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli iravuze ngo, kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri, irabikwemereye. Iri ni ryo jambo Uwiteka yamuvuzeho ngo, umukobwa w'inkumi w'i Siyoni arakuneguye, araguseka, akagushinyagurira. Umukobwa w'i Yerusalemu akujungurije umutwe, ngo ninde watonganije ukamutuka, uwo wakanitse ukamureba igitsure ninde? Ni Uwera wa Isiraheli. Watukiye Uwiteka mu ntumwa zawe, uravuga uti, nzamukanye igitero cyinshi cy'amagare yanjye y'intambara, ngeze mu mpinga y'imisozi, mu mirenge yo hagati ya Lebanoni, nzatema imyerezi yaho miremire n'imiberoshi yaho myiza cyane, kandi nzinjira mu ijuru ryaho ryo mu ishyamba hagati, mu isambu yaho yera. Nafukuye amazi y'ayandi mahanga ndayanywa, nzakamisha inzuzi zo muri Egiputa zose ibirenge byanjye. Ntiwumvise uko nabigenjeje kera, mbigambiriye mu gihe cyashize, none ndabishohoje kugira ngo ubirimbure imidugudu igoswe n'inkiki. Uyihinduye ibirundo by'amatongo. Nicyo cyatumaga abaturage bayo bagira intege nke, bagakuka umutima, bagakurwa n'isoni, bakaraba nk'ubwatsi bwo ku gasozi, nk'uko ubwatsi bukimera, cyangwa ubwatsi bumera hejuru y'inzu, cyangwa nk'ingano zirumbye zikiri nto. Ariko nzi imyicarire yawe n'imitambukire yawe n'imitambukire yawe n'uburakari wandakariye. Amagambo y'Imana. Amen. Imana ishimwe. Hanyuma tugiye kuganira kuri iri jambo tumaze kubona. Titira y'amagambo yatubwiye kuntu umuhanuzi Yesaya yatumwe ku mwami wa Ashuri, ariko umwami wa Ashuri ngo yari afite umurenge uteye ubwoba. Nibyo twarimo tuvuga, ariko ndagira mbabwire ngo ubwoko bw'Imana nabwo muri iyi minsi bufite umurengwe. Hamwe umuntu atakibuka Imana yamukuye, mbese ibintu byose twamaze kubifata kimwe. Ariko ndagira mbabwire ngo iyo aba wari uri maso wakagarukiye Uwiteka akakubera ibyiringiro. Imana ishimwe. Nuko ngo umukobwa w'igishubaziko ngo aramugaya cyane, aranamuseka, kuko ibintu yari arimo byari bimaze kurambirwa. Imana yari imaze kubirambirwa. Imana niyo mpamvu yatumye umuhanuzi Yesaya. Ntago aho hantu rero nshaka ko turi buhatinde, ariko turi buganira amagambo menshi. Ngo hanyuma Imana ngo izi imigendere yawe, ngo izi n'imyicarire yawe, mbese ibyo uri gukora byose Imana izi imigendere yawe, izi imyicarire yawe, izi n'imitekerereze yawe, ndetse izi n'imirebere yawe. Ibyo ngibyo wicara ubizi, ibyo ukora byose, umurenge urimo, mbese ibiguteye umurengwe ntago mbizi, wowe ubwawe urabizi. Wisuzume, ugenzure neza, urebe ahantu uri kugira umurengwe imbere y'Imana, urebe ibintu biguteye umurengwe bituma utagisenga amasengesho
masengesho, ureba ahantu ugize umurengwe bituma mbese utakijya mu rusengero, ureba ahantu umurengwe waje bituma utakijya muri korari ngo uririmbe, uri kujya kurepeta ugenda usitasita, mbese ukeneye ko baza kugufata mu maboko, baragufata mu maboko, urarwaye. Nimba uzi umuhamagaro wawe koko, ukaba uzi neza ko utigeze wihamagara, ukaba uzi neza ko wahamagawe n'Imana, wakoze umurimo w'Imana neza, ukareka kugenda ubivangavanga, ngo ureke kujya ngureke kujya kuri cano kugira ngo bakubone, ureke kujya hari ibintu dushaka ko Imana hari agasuzuguro turambiwe, kandi n'Imana irakarambiwe. Hari ibintu dushaka ko Imana iza kurobanura. Imana ishimwe. Kandi muri iyi minsi abantu bose bamaze kuzuza ikintu bita icyo navuga gucika intege. Ntabwo bagikorera Imana uko bikwiye, ahubwo bari gukorera Imana bijyanye n'amarangamutima bo bafite, bari gukorera Imana bijyanye n'ibyo bo irari ryabo ry'umutima wabo bashaka. Imana itugirire neza, Imana niyongere yubure dosiye kugira ngo Imana y'amahoro ye kugomeza kurakarira ubwoko bw'Imana, kuko birababaje kuba twebwe twajya gusenga kubera ko dufite ibyo dushaka. Birababaje nitujye gusenga mu minsi yose, cyangwa se twe kwimika abantu cyangwa se ibintu kurenza Imana. Twimura ibintu twimika Imana muri twebwe. Tureke kufata abantu ngo tube aribo twimika, ngo niturangiza twimura Imana muri twe, ngo twimike abana b'abantu. Numara kwimika umwana w'umuntu, ejo akaguhemukira, nibwo uzibuka kujya gusenga. Kandi nasomye ijambo mu Befeso ibice bya 10 haratubwira ngo ni nge yabakomerekeje ngo ni nanjye uzabomora. Ariko niba warakomerekejwe n'ibyaha byawe, ugakomerekezwa n'ibyo wakoze, ntukomeretswe n'Imana, ntago Imana izigera igira umuhate wo kukomora, kuko zabakomerekejwe n'ibyo wimitse wowe. Banza urebe neza nimba utari kwimura Imana ngo nurangiza wimika ibindi bintu cyangwa wimika abantu. Numara kwimika ibindi bintu, ibyo ni cya kigirwamana nakubwiye, kuko abantu muri iyi minsi bari gufata Imana bakayimura, barangiza bakimika ibyabo bidafite umumaro. Imana iraje, ntago ntinya kubabwira ko Imana ije, kandi Imana ije izanye ifuhe. Imana ifite umubabaro, Imana ifite agahinda k'uburyo umurimo w'Imana, abantu benshi bari gufata umurimo w'Imana bakawugira mbese nk'umurimo bahingamo. Ntago ari sawa. Nimushaka Uwiteka byishoboka, mushaka Imana mugifite uburyo, mushaka Imana mbese inzira ari nyabagendwa, kuko hari igihe kigiye kugera. Ndagira ngo mbabwize ukuri, igihe kigiye kuza, buri muntu wese agiye kujya ashaka uburyo asenga biburi. kandi igihe Imana njya nkunda kubwira abantu ngo umwenda warahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri muntu wese yigererayo. Ndagira ngo nkubwire ngo ntago igihe cy'abahanuzi kigiye kuzarangira ubundi nibirangira buri muntu wese yisengere ku giti cye. Imana y'amahoro itugirire neza. Mureke ibintu by'umurengwe, nibyo kintu ngenje kubabwira. Mureke umurengwe, mureke kujya ngo mudamarare. Hari benshi bari kuvuga ngo se ngo nambe n'abandi barabibonye. Nawe mu byo ufite uri kubijyamo nabi, ukabijyamo umurengwe, ukarengwa, ukayoberwa no gusenga. Senga Imana bigishoboka, usenga Imana bigifite uburyo. Ndagira ngo mbabwire bavuga butumwa bahanuzi bashumba, ntago ninya kubabwira. Abo bashumba bari kugenda babivangavanga, numvise none ngo buri kujya kugura impano, ariko izo mpano ndagira mbabwire ngo igihe cyazo kirarangiye. Hagiye kuza igihe kugira ngo Imana ize yizire ku mugaragaro izo mpano, ayo mafaranga muri kujya kugurisha izo kugura izo mpano. Igihe kirarangiye. Nubwo bamwe mwambona mukavuga amagambo mushaka, ariko ninje kubabwiza ukuri, igihe cy'Imana z'ingurano kirarangiye. Hasigaye igihe cy'Imana z'Imana, igihe cy'Imana z'ingurano. Icyo gihe nicyo nje kubabwira uyu munsi wa none. Iyitayike muyandike, amazina yanjye nitwa Nita, ntago ninya kubibabwira nkuko ndi kubibasobanurira. Ndagira ngo mbabwire ngo ndi umuntu Imana yahamagaye mu gihe gikwiye. Ntundebe ngo ndebere mu isura yanjye, kuko igihe cyanjye ni iki cyo kugira ngo mvuge Imana, gukomera kw'Imana. Nimushyire agapira hasi, mureke kugenda murisha izo mpano. Mu minsi
yatambutse niho twarimo tuvuga ku mana z'akanyenyeri, ku bakozi b'Imana b'akanyenyeri. Abo bantu baragwiriye muri iyi minsi, ariko ndagira ngo mbabwire ako kanyenyeri kagiye gupfa. Ni icya 10 muri gutanga, akanyenyeri ni amaturo muri gutanga. Ndagira ngo mbabwire ngo mubanze mwisuzume, murebe akanyenyeri muri gutambutsa nimba ari icya 10 cyangwa amaturo. Nta muntu ugitanga amaturo mu rusengero, nta muntu ugitanga icya 10, ahubwo muri kujya gukanda akanyenyeri muhereza abakozi b'Imana ngo bakunde baze babasengere. Ndagira mbabwire ngo izo ni impano z'ingurano. Umuhamagaro w'ukuri ntabwo umunyamasengesho w'umuhamagaro ajya kubanza kuvuga ngo nibakanda akanyenyeri. Ndagira ngo mbabwire itandukano ry'umuntu wahamagawe n'umuntu wihamagaye. Ntabwo umuntu wahamagawe n'Imana ajya kuvuga ngo nibakanda akanyenyeri. Wapi! Umuntu wahamagawe by'ukuri agahamagarwa n'Imana ishobora byose, isumba byose. Ni wa muntu uhamagara akakubwira ati nukuri na nindi mu materaniro, ariko niva mu materaniro ndaza nkusengere. Ariko umuntu kuri iki gihe uramuhamagara ukamubwira ati nukuri narembye, arakubwira ngo banza ukanda akanyenyeri, akakubeshya ngo ndetse ari Muhanga kandi ari mu mujyi wa Kigali kugira ngo wohereze tike nyinshi. Ndagira mbabwire ngo utunyenyeri tugiye gukwama. Icyo niryo tangazo mbamanuriye. Utunyenyeri tugiye gukwama, kandi ndagira mbabwize ukuri, Imana y'amahoro irarakaye, Imana y'amahoro irababaye. Ntabwo Imana yigeze ihamagara ngo nirangiza irambika amafaranga imbere y'abakozi b'Imana. Icyo kintu mukigeho cyane. Ntabwo Imana yigeze iza. Ni ukuri reka mbabwire, bahanuzi, bavuga butumwa, abanyamasengesho, bapasiteri, bashumba, ni ukuri reka mbabwire, mbere yuko mwiyita barevera, mubanze mukiranuke, mubanze mukiranuke, murebe impano muri gukoresha nimba atari ingurano cyangwa nizo mwahawe. Icyo kintu nicyo mbanje kumanuka nje kubabwira, nicyo mbanje kuza ntangaza. Ndagira mbabwire ngo mubanze mwisuzume neza, buri ngeri zose nge nkozeho, kuko maze kubona ibintu biri mu bakozi b'Imana, mu bantu bari kwita abakozi b'Imana, ntabwo bisobanutse. Niyo mpamvu Imana irakaye, Imana irababaye cyane. Imana ibabajwe n'abakozi b'Imana, Imana ibabajwe n'abashumba, Imana ibabajwe n'abanyamasengesho, Imana ibabajwe n'abantu muri kwimura Imana mukimika ibigirwamana, mukavuga ngo ni Imana ibatumye kandi atari Imana ibatumye. Reka mbabwire, inkoni y'Uwiteka iramanutse, kandi inkoni bimanukiye buri muntu wese. Inkoni ntabwo imanukiye umuntu umwe, inkoni ntabwo imanukiye umukristo wenyine, inkoni imanukiye abajya muri za somene zo paya. Ngo Imana iravuze kandi itavuze. Imana ije guhana, Imana ije guhana, Imana ije gukubita, Imana ije gukora umukwabu. Reka mbabwire, mureke twimika Imana, kuko iyo Mana nizatubashisha. Nimba warahamagawe by'ukuri, nyemerera muri aka kanya wongere wisuzume, wongere witekerezeho neza, urebe ko nta hantu wimuye Imana, urebe ko nta hantu wafashe Imana ukayibika, warangiza ukimika ikigirwamana. Ni ukuri nyemerera uyu munsi wa none numara kwisuzuma cyane, uramenya itandukaniro yuko wahamagawe cyangwa wihamagaye. Nicyo kintu nje kubabwira, ubanze usobanukirwe nimba warahamagawe cyangwa warihamagaye, kuko tumaze kubona abantu benshi bari gukora ibintu bihabanye n'umurimo w'Imana, bari kuvangavanga ibintu by'Imana. Ntabwo umushumba kuri iki gihe ari gutinya kujya gusebya mugenzi we kuri cano, ugasanga ku mbuga nkoranyambaga ari gufata mugenzi ari kujya kumutaranga. Ese uyo Mana uri gukorera Imana yacu? Twamaze gusobanukirwa ko Imana yacu idataranga, twamaze gusobanukirwa ko Imana yacu itagisebanya. Kuki uri gufata mugenzi wawe ukajya kumwandagaza ku mbuga nkoranyambaga? Iyo Mana uri gukorera ni Imana nyabaki? Iyo Mana ni Imana cyangwa ni wa muhamagaro wawe wihamagaye by'ukuri? Ndagira ngo mbabwire ngo nimushake Imana bigishoboka, nimushake Uwiteka bigishoboka, nimushake Uwiteka bigishoboka yuko abonwa mu mwambaza akiri bugufi. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ndagira ngo mbabwire ngo ukuboko k'Uwiteka ntago kwaheze, ngo Imana inanirwe kumva, nta nubwo ukuboko kwe ntago amatwi ye yapfuye ngo ananirwe kumva. Oya, ahubwo gukiranirwa kwacu niko gutuma Imana idutera umugongo.
bakozi b'Imana nagira ngo mbabwire cyane mbamenyeshe iritangazo ni ukuri ni mwisuzume nimumara kwisuzuma murebe itandukaniro murebe mugenzure neza nimumara kugenzura murebe impano mufite nimba ari Imana yazibahaye njya mbona nkabona mu materaniro umuntu ari guhanura kamera muri imbere ariko umuriro wagenda agahita ahagarara guhanura ese uri guhanurira umuriro uri guhanura ubwoko bw'Imana ni iki kintu gitumye mufata ibintu by'Imana mukabivangavanga n'iby'isi ni iki kintu gitumye Imana mutumye irakara cyane mugatuma mutukisha izina ry'Imana mwavuze gukomera kw'Imana mwavuze iby'Imana yakoze uko biri nuko bingana ubundi Imana ikaza kubana namwe kuki muri guhanura kubera ko kamera iri imbere yanyu mukahanura kubera ko babafasha amajwi ni gute mutari guhanura yaba mu mwijima ngo muvuge gukomera kw'Imana mugahanura ari uko umuriro ugarutse nge narabibonye ngira agahinda ndirira Imana cyane mbwira Imana ngo Mana kuki agasuzuguro kamaze kuba kenshi mu murimo wawe wamanutse ukaza kwikorera nk'Imana narababaye cyane kuki abantu muri iyi minsi muri mugafata ibintu by'Imana mukaba ari byo mugira amagaburo yanyu ya saa sita naya nimugoroba mukaba ari byo murisha mbese ibintu by'Imana nibyo muri kurishisha nibyo biri kubishyurira ubukode ndagira mbabwira ngo mushyira agapira hasi nta muntu ugishaka gukora ahubwo buri muntu wese ari kugenda arishisha impano y'Imana ari kugenda birababaje cyane Imana y'amahoro igiye kuza kandi ijizanye uburakari Imana ijizanye inkoni ndagira mbabwize ukuri Imana ije guhemba no guhana icyo nicyo kintu Imana kiyimanuye Imana ije guhemba no guhana nta kindi kintu Imana kiyizanye ije kurobanura intama mu ihene kuko intama zimaze kuba nkeya mu nsengero intama zimaze kuba nkeya mu bahanuzi intama zimaze kuba nkeya mu bavuga butumwa mu bashumbi intama zimaze kuba nkeya ahubwo ihene zimaze kugwira ndagira mbabwire ngo Imana ije kurobanura intama mwihene Imana ije kurobanura kuko agahinda kabaye kenshi mu murimo w'Imana ndagira ngo buri muntu wese uri bufungure akumva wenda hari ahantu Imana imukoze ku mutima ambabarira cyo bugufasa Imana imbabazi usibye ko hari abantu imitima yabo yamaze kuba nk'iya Farawo niwe wumviye ku cyago cya 10 na kangahe kandi atari uko ibyago byinshi bitamunyuze imbere hari abantu rero bameze nka Farawo imitima yabo yamaze kuba kihebe ariko abo nabo Yesu aje kubakoraho abo nabo Yesu aje nta muntu numwe Yesu azasiga ndagira mbabwira ngo Imana ije gurobanura intama mwihene nicyo kintu cyari kinzenduye muri iki gitondo kugira ngo mbamenyeshe ko Imana ije guhemba no guhana kandi Imana iriyiziye nta wundi yohereje Imana ije guhemba Imana ije kurobanura intama mwihene nukuri mugabanya igipindi mu murimo w'Imana ibintu bya biracitse abantu muri kugenda mubabeshya ngo biranagana kwa Yesu biranagana ku muntu wemeye guca bugufi ntago Yesu binagana ku musambanyi ntago Yesu binagana ku mujura ngo nurangiza ugere mu nzu y'Imana ujye kwibisha abakristo ngo nimuzane ngo amadolari ngo nimuzane ibihumbi 100 ngo mbasengere ariko bundi reka muhubwire nimba warahamagawe n'Imana by'ukuri urasengera umuntu yabanje kuruha amafaranga kubera iki sengera umuntu kubw'umutima w'urukundo kubw'impuhwe z'Imana ubundi narangiza abohoke nkuko nawe wabohotse nimba warahamagawe by'ukuri ariko nimba warihamagaye ntago byarorera kwaka amafaranga ariko ndagira nkubwire ngo ibyo amafaranga bigiye kurangira bigiye gushirana n'igihe cyabyo kandi Imana yacu nukuri ndagira mbabwire ngo ije guhemba ije no guhana ni Imana ije guhemba ije guhana Imana ije gukubitira kure abantu biyita indyarya mu murimo w'Imana bakigira abakozi b'Imana atari abakozi b'Imana Imana nabo bantu ije kureba kandi buri muntu wese Imana iramukora mu ruhande rw'Imana iramukora nukuri Imana y'amahoro ibagirire neza kandi Imana ibasange ibambika imbaraga ibarwanirire ngenda shoje ngiye gusenga
gusenga Imana buri muntu wese yiyumve mu mwanya we, ntawe mvuze izina, ariko buri muntu wese yiyumve mu mwanya we kandi agiraho apfukamira Imana, abwira Imana ngo Mana nanjye najyaga ngenda mu buryo mbese butagutunganiye, ariko uyu munsi kubw'ijambo ryawe nk'uko watumye Yesaya ku mwami wa Ashuri ubwo yazize umurengwe amaze kwimika ibintu byinshi, ukemera guhagurutsa umuhanuzi, nanjye birashoboka ko muri iki gitondo Imana ihagurukije umuhanuzi Anita kugira ngo abamenyeshe ko yuko Imana ije guhemba no guhana, kandi Imana ije kurobanura intama mu ihene. Imana ibagirire neza kandi Imana ibambike imbaraga. Ngiye gusenga Imana, ngewe soza ikiganiro nari mfite, kandi ndizera ko njya nkunda kubwira abantu ngo ikibwirwa nikibona, ikibwirwa nicyumva, icyerekwa nikibona. Imana ibagirire neza kandi Imana ibasange, yongere ibayobora inzira mugomba gucamo. Imana y'amahoro ibagirire neza. Mana mu izina rya Yesu, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, witwa ndiho niryo zina ryawe. Yesu Kristo Nyiringabo Imana, twongeye kumva ijambo ryawe. Uwiteka turisuzumye cyane, dusanze umurengwe umaze kudusaguka. Nyiringabo Imana, birashoboka ko muri iki gitondo ijambo ryawe ridukoze ku mutima, n'utubabare twose dutunganye mu gihe cyo kuza kurobanura intama mu ihene. Mana uzasanga twarashubije amaso inyuma, natwe twaramaze kujya mu ihene mu ntama zawe, kugira ngo Nyiringabo Imana Uwiteka we gufata intama ngo ziragirane n'ihene, kuko twamaze kumenya ko intama zawe ari umukumbi wemera. Twemerera iki gitondo Mwami Imana, abasore, abakobwa, abagabo, abagore, abo bose ubashyire mu ntama zawe. Uwiteka ubarebe ubishimire, imitima yabo wongere uyigarure. Abari barimitse ubutunzi wabahaye, abari bagurishijwe n'ibisubizo byabahaye, Mwami Imana tubagaruje neza n'urukundo rwawe, nubagirire neza. Aba bantu bari kubivangavanga, Mana bagirire neza, niwongere ubambike imbaraga z'agakiza kawe, niwongere ubagarure mu nzira y'urukundo, niwongere ubagarure mu nzira y'agakiza. Mana turabasengeye, nubagirire neza. Buri muntu wese uneze amatwi, Mana agemerera, yongere guca bugufi kubw'ijambo ryawe, kubw'impuguro nziza. Nyiringabo Imana, wongere ubagirire neza, wongere ubese ubatunganye, kuko uri umukozi w'imuhanga. Urakoze, urakarama rero, icyubahiro n'ikibi cyawe, kandi ibyo ushaka n'ibyo ushima nibibe kubishaka mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Uwagukenera yakubona gute? Yampamagara. Uwankenera yampamagara, mfite telefone, nomero yanjye ni 078 59 81 980 078 59 81 980. Tigo ni 0722 04 12 32 0722 12 0722 04 12 32. Nizo nomero zanjye. Uwankenera nukuri ashaka ko musengera, yaba ari kuri telefone, yaba amaso ku maso, nukuri aho uri wose ndahagusanga nkagusengera. Kandi igihe cyose unkeneye, yaba nijoro uhuye n'ikibazo ukampamagara, ntago ndi muri ba bakozi b'Imana bikakaza ngo urankanguye, oya, mpita nkanguka nkagusengera. Kandi nubwo wampamagara, nukuri ndatega nkaza, nta biguzi, ntacyo, ndaza nkagusengera, nkakora umurimo w'Imana, kandi Imana ikampa umugisha. Nukuri ni karibu ku cyifuzo wagira ukeneye ko ngusengera, cyane cyane ku babyeyi batwite. Aho ho rwose impano y'Imana indi mu biganza, nkoraho rikaka, ariko Uwiteka abana nanjye, Imana igahabwa icyubahiro. Hanyuma rero nomero zanjye nizo, uwankenera yajye shakiraho. Murakoze, Imana ibahe umugisha.